pour tout. Maintenant, il système d'alimentation à courant, je vais jouer avec ces trucs ici. Nous, le bakaita wana bigusobanura. Hari za power LED. C'est bien. C'est écrit. Power LED, Power SW, HDD LED, Reset SW, ngibi byose biranditse. Ngomba kubichoma. Power LED ni kuri plus na moins. Uitubona ngo Power LED ngiyi hano. C'est que daza urabona quelque part c'est écrit plus moins. Uri kureba wambaye marinette ni kureba cyane. Ndareba. À partir de ça, il byose ushobora kubiconnecta sans problème. Baza mugenzi wawe. Soit ashobora kuba afite akandi kanoso gato yakurusha akagusobanura. En fait, l'informatique on se complète tous. Ntukajye wiyemera n'ubizi. Ça va? Si je finis à alimenter ça, je dois partir maintenant je dois partir à Nokurama ID. ID ngomba gukoresha disque dur. None ama disque dur dukoresha, il y a deux types de disque dur. Urabona iyi iri mo hano. Ça c'est un disque dur. Ningi none disque dur. Ariko si tu umaze kureba neza, il y a une différence. Iyi disque dur iri mo hano bayita SATA. SATA. Oh yeah. SATA. SATA. Ngiziyana. Izi zindi bazita ID hard disk. Kubera iki bakoresha aya makable. Ariko yifite amakable ya MPC, makable MPC. C'est bien? Différence liée. Fonctionnement zose zikora kimwe comme disque dur. Ça garde des données et des programmes. Ingi sanzo urabona ko ingi amasinga avuye muri power supply. Je peux venir et alimenter sans problème ici. Nshobora kuza nkayicomeka ikaba alimenter. Nshobora gufata iyi bus yanjye isanzwe nkaza nkayicomeka hano ishobora gukora. Ariko iyi ngise iyi bus ndayishyira he nta mwanya ifite. Iyi power nta mwanya ifite. Niyo mpamvu izi ngizi uziguze itizana na adapter yayo. Urabona ko akangaka ni ka adapter kagiye hano kugira ngo kabashe gutanga le courant sur un disque dur ya marque ya SATA. Bis yayo ni ngiyi. Urabona ko c'est écrit même ici. Izi bis ebyiri banditseho SATA 2 cyangwa SATA 1. This one. Donc ni kimwe na ID1, ID2. Na ukoresha disque dur ya SATA ukoresha aya mabisi ya goti. Ukoresha ziriya za ID ukoresha aya mabisi ya goti. None iyi alimentation yayo ikaza jusque là ikalimenta hano. Kandi ya yindi wabonye ko yingi twese twicomeka direct. Iyi none iyi bisi yayo no ikaza ikalimenta hano. Tu vois? Directement, le bus ici, je vais vous donner les informations et ça peut alimenter pour qu'il y ait du courant à l'intérieur. C'est ça là, la différence. Donc, la différence, c'est une forme, au comité. Ok. Pour nous, carte mère imeze, nawe igomba kuba alimenter kugira ngo itange umuriro. Iyi ngi tushiraho power hano. Ivuye hanze kuri za prise n'ibindi. None c'est-à-dire iba alimenter. Iyi ngi fishi nini biswana. Iki nini nicyo gitanga alimentation ya mbere kuri carte mère. Bayicomekaye hano. Urabona? Hano cyangwa hano gutya. Ici. Donc iyi ngi ifashemo hari. Maze kuyicomeka ari indi ya kabiri pour la carte mère biswana. Urabona ko à part ça aussi c'est prévu ici, quelque part ici, il a fâché. Le délai alimente directement la carte mère. Non, il y a fan toi tanzu umuriro hano, igomba gufashwa na iriya umuriro winjiye hano na hano. Le délai carte mère aussi va alimenter. Là, nous avons qu'on a fan na ici profiter. Ça va? Après ça, ils ebyiri za cause. Le délai ici, ça va sur la carte mère. Iyi ngi ndaza niba mfite disque dur ya ID ndachomeka directement. Niba mfite ya SATA il me faut quoi kaka adapter. Sawa?
izi ngizo ziba zakoze izindi zakoze yezere keretse niba afite amalecteur menshi urabona ari computer ushobora gusanga ifite lecteur CD ifite lecteur DVD ikaba ifite na graveur CD cyangwa DVD tout ça il faut alimenter niyo mpamvu on prévoit bakashyiraho na marizabo pardon iyi ngiyi ntabwo nabonye ahantu yanditswe carte mère ziratandukanye kwa kundi nakubwiraga carte mère soit ingi ifite imwe gusa ariko ntabwo ifitiye ariko izindi tu vois après ça on s'avient ici directement niba ushaka ngo ibe slave urabona difference ya hano na hano kuba master cyangwa kuba slave ngakuyemo urabona ko iri free dukoresha ingezi kwigira master biranditse hano barakubwira master ari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ukahita usubira 8 9 urabona ukuntu duteye niyo logique y'utungutu none kugira ngo ibe master barambwiye ngo you have to put this one up yeah 7 8 singiye hano uraza kumbaza none se kubera ko utangiriye hano udatangiriye hano reba forme ya autodopine 3 4 singiye hano 5 et 4 donc c'est la même logique irahari ngiye kuyikora master ndajya kuri 7 na 8 je vais positionner ça ici ngiye kuyigira slave je vais sur 3 4 je mets ça ici tu vois jump ntabwo ari ikintu gihambaye cyane nakanga ibi si ya flop kwanza iyi ni ya flop naribabwiye ijya hano izi ngizi nizo zo turi kuvuga amajamp afite place bitandukanye master mu gifaransa bayita primaire niyo ibanza secondaire disque dure ebyiri ndayicometse muri ID1 nkafata nkadefinisa jumper nkayishyira ahangaha bambwiye ngo master ni sur 7 8 je mets ça ici iyi ni master sibyo noneho nkafata indi disque dure ya kabiri iyo logique yayo bambwiye ngo slave yayo ni hehe bo reka tuyishyire muri cable select wishyira no kuri 4 5 sibyo wishyize kuri 4 5 automatiquement machine yahita ibona ngo yayindi ya kabiri niyo slave ndahita nyicomeka nkanayiyama machine irademara ku yindi master kugira ngo ubashe gufungura iyi ngiyi il faut que je fais quoi ngomba kuyifungura na master iyi ID2 irahita imfasha mu malekte irajya muri niba idafite jump ni ukuvuga niyo definition bayihaye hari indi disque diri idafite jump ni ukuvuga automatiquement ni master no definition iki gipapuro ntabwo ngiye ugishyize hano sibyo uyigura bakahita banakwereka directement c'est à toi maintenant ukuyisoma ukavuga je vais faire ça c'est l'opération chaque année à partir de ça yes amasilindre agize iyi disque ce ne sont pas les mêmes cylindres zigize iyi position ya jump so mu gusitoka na information iriho jumper ni nyine iriho tu peux stocker là où tu veux iyi iba master iyi ni slave mfite my document iba hano desktop iba hano iyi ngiyi bayikwereka disque dure ku ruhande gusa si tu veux après avoir créé un document tu dis je vais enregistrer où soit muri disque E cyangwa muri C là où tu veux stockage ya
duterwa nawe ukoresha imashini. Tu peux enregistrer au hasard ugarutse bakubwira tureke iriya dore ukayibona, puisque soit c'est dit fichier enregistré sous nous ekaza ya enregistrement ukahita uvuga ok machine enregistrée mais toi tu ne sais pas en réalité qui est hehe. Est-ce qu'il y a muri my document, il y a muri desktop, il y a muri disque dur côté, c'est à toi de définir l'allocation. Procédure à partition, il y a deux procédures. Soit lors de l'installation, tu peux définir ça, size et ambere et C, puisque l'installation se passe sur le C. Si tu as une chance d'installer une machine, umaze kuinstalla machine ari ahantu bakubwira ngo precise size ya C, urayisiba ukavuga niba ufite disque gira 80 giga uvuga ngo C yanjye je peux mettre 20 ugashyiramo 20 000 kuvuga 20 giga directement C yawe irahita iba ifite 20 giga iriya yindi ugomba kujya kuyiformata kugira ngo usigare n'iriya 60 ou alors partitionner le disque dur lors de l'installation. Après, je vais faire la partition. Le software, il faut de partitionner après l'installation. Mais le mieux, il faut profiter pour l'installation de la partition. Disque dur, il fitait like this one, il fitait 80 giga. Ubimenya gute c'était 80 gigabytes. Non ukavuga pour être normal partition pour différencier les C et la partition. Il y a C d'une façon logique nyo ajya mu programme ikintu cyose uzashyiramo comme programme non avant de partitionner ugomba kwibaza ukavuga iyi machine ngiye kwikoresha nzashyiramo programme zingana gute directement là tu les zones kuri C nzayiya partitionner nako ubu ngubu machine ndi yabigusabye sawa mena bya bindi wambwiraga ngo iriya C umaze kuyikora umaze gukora iri umugozi muzameze gutya bawutegura gute kabiri urabona ukuntu umeze urabona iki gikava kiri inyuma indani harimo utundi dusinga turi twisted turi torsante tuzingitiranye bon ndashaka kugera kuri turiya tugozi ugashishura yakava ukayivanaho utugozi ukaturambura gutya utandukanya kwanza urabibonye akantu ko hagati nkakavanamo karanje ntacyo kamaze okay murabibona nubwo zimeze gutya zibaye enye ariko izenye nazo zirahambiranye ebyiri nibyo bita twisted uri kumva torsante hakora iki haduhambura twose iyo umaze kuduhambura gutya qu'est-ce que je fais urabona ko dufite ibintu bw'umugongo n'ibiki ntabwo turi byenari ndagorora kamwe kamwe ndihuta ushobora kutakagorora neza ibi rero bibabaza intoki kubi iyo ufite nka mashine nyinshi ugiye gutegura nka rezo nini uzi intoke zahiye utabasha no gukora ku ifurusheti nava mugihe muvuga ngo uriya muntu akunda kurya kuri izi ifurusheti straight ya mbere orange blanc murakareba ka orange blanc deuxième position orange muri kwandika deuxième orange
Troisième position, verbe. Ayibonye? Deuxième position, orange. Troisième position, verbe. Quatrième. Reka bose bazarangiza. Sixième position, vert. Septième position, marron blanc. Marron blanc. Marron n'umweru. Huitième position ariyo ya nyuma nkazikomeza noneho nkazigorora bien kugira zijye kuri ntuzi uri kumva nkazigorora nzigorora nafashe hano kugira hasigaye magorora maze kuzigorora gutya fata clipping tool bayita clipping tool ntakora iki ntakata kugira zijye kuri nivimu urabona hano ntabwo ziri kuri nivimu nkazikata kugira zijye kuri nivimu zibashe kujya muri inde muri araje ayibonye ubu murabona ko ziri kuri nivimu nkafata araje yanjye murebe position nayifashemo atu tuntu tuzahabu tukajya hejuru sibyo ukinjizamo gutya ubu ni ukuvuga urusinga rwose rufite ahantu ruri kunyura nta rujya kunyura mu nzira y'urundi uko utu dupine turi hejuru mureba tuburiya nka oro niko n'inzira zingana buri gapine kose gafite urusinga kari bugiye noneho nkacomeka nkinjizamo nkakanda nkasunika kugira ngo nzibonere hano zigere hano kuri ari extremity noneho nizigera hano ari extremity icyo nkora ni iki fata ya clipping tool yanjye kugira ngo mbashe kuzifatisha ngiza gutya urabona hari impuze ziratandukanye imigongo ubona ko itandukanye nkakora gutya nginjizamo hano urabona nginjiza hariya ari extremity murareba hano murareba murareba noneho nkakanda hano urabona ko nkanda aka kantu karegera imbere kugira kajya gukanda twa tuntu tuburiya nka oro turiya dupine twinjiremo n'utwuma n'utuntu n'aka kantu kaburiye turi kumwe hakanda bashiki bacu mufite imbaraga nkeya muzashiramo koma abiri ntabwo muzayituritsa ifite ahantu igarukira hano kandi kabisa mujye kwifasha sino iyo udakanze neza ngo ugire ifate n'ukure gutya ariko n'izindi abo barangije disposition de couleur muri cadre cross umutwe umwe uba urikoze nk'uwo muri duru ngo muramenye uko muza kubigira umutwe wa kabiri disposition de couleur ukuntu bigenda abafite umwandika mwandike position ya mbere vert blanc si reka nse n'ubisobanuraho gatoya nuko ataturuza kuri position ya mbere ubwo ari kuri position ya gatatu n'uruhe vert blanc nibaze ko muriho murandika sibyo urwari kuri position ya kabiri muri droit rurajya kuri position ya gatandatu mwe muyiretse ko ya mbere position ya gatatu hajyaho urwari kuri position ya mbere ni ukuvuga ni iyihe no position ya kabiri oya position ya kabiri yari ya gatandatu ni igaruka ku ya kabiri urumva haba interchangement ya mbere ni ya gatatu ya kabiri ni ya gatandatu sibyo ni ukuvuga ngo kuri position ya kabiri harazi ya gatandatu harinde vert sibyo position ya gatatu yari ku ya mbere ni iyihe orange andika vuba orange iya kane n'iya gatanu ntizihinduka iya kane n'iya gatanu ntizihinduka bleu na bleu ya gatatu kabiri